none hadashya se. Ubundi rero reka tuze tuvuga ibintu bavandimwe tubisubiremo. Ucyumva uburyo njemo, uburyo ndimo ndavuga, uhita wibaza nyine cyangwa se ukibwira inkuru ngiye kukuganizaho ikigiye kuvugaho cyangwa isobanuye. Nta yindi rero, kiganiro urabizi nigira ubumenyi, so ni showbiz. Haciye rero iminsi mike mu bitangazamakuru byo mu Rwanda higanze inkuru zigaruka ku kwitaka, hibazwa ukunzwe, ukora, ugezweho mu bahanzi nyarwanda. Ariko hari umugabo twakoreyeho inkuru witwa Ruhumuriza James wiyise izina akanamamara ku izina rya King James. Uyu mugabo afite ibintu byinshi atandukanyeho n'abandi bahanzi, byinshi pe, rwose byinshi bitandukanye. Bamwe akababera urugero, bandi bakavuga yuko ari we muhanzi ukomeye. Ibyo bintu rero tugiye kubabwira ni bimeze gute? Ni ibi ngibi. Ruhumuriza James wagereranya n'inyamaswa itagitonoma ariko ikaba ari inkazi. Ariko bamwe mu bakunze kwitaka ukaba wabagereranya n'inyamaswa zitonoma nyamara zitazi kuryana. Ruhumuriza James wamamaye ku izina rya King James, nubwo ativuga ibigwi mu bitangazamakuru, King James afite uduhigo twinshi tutarakorwa n'undi muhanzi nyarwanda uwo ari wo wese. Niwe muhanzi umaze kuririmba muri East African Party inshuro nyinshi kurusha abandi bahanzi bo mu Rwanda, ndetse n'inshuro nyinshi zikomeye zitarakorwa n'undi muhanzi nk'uko twabivuze. Ibi bitaramo nibyo bifatwa nka nimero ya mbere mu bitaramo bikomeye bibera imbere mu gihugu. Umuhanzi King James amaze kuririmba inshuro nyinshi muri bino bitaramo ugereranyije n'abandi bahanzi. Igitaramo gikomeye aheruka kuririmba ni icyo kwizihiza umunsi w'intwari ku ya mbere Gashyantare 2021. Ruhumuriza James wise King James ari mu bakiririmbyemo, nyamara nta ndirimbo zibica bigacika, aribyo bita hit songs yari afite muri iyo minsi. Ibi nabyo ni biri kwereka ko izina rye mu muziki yaryubatse ahakomeye. Hari byinshi King James yakabaye yivuga cyangwa se yivuga ibigwi, ariko wa mungane wa ya ndirimbo bucece ya Dream Boys ibyo abikora bucece. King James kuva yatangira umuziki mu mwaka wa 2009, ubwo izina rye ryandikwaga mu yandi mazina mu bihe byo kwaduka cyangwa se by'umwaduko w'abahanzi bashya, kugeza yegukanye Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya kabiri mu mwaka wa 2012. Yakunzwe no kurangwa no gukora cyane, ariko byaje gusa n'ibicogora ubwo yari amaze kumenya abo ahangira, ibyo bita target audience, ndetse no kwinjira mu bucuruzi.